Mu by'ukuri aha ni mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru akagari ka Kabere. Aha rero tukaba tuhakorera ubuhinzi bw'ingano. Amazina yanjye ni Byumvuhore Pierre, ndi urubyiruko rwize ubuhinzi muri secondaire, nkanabiga no muri kaminuza, afite icyiciro cya kabiri mu buhinzi. Ariko mu by'ukuri kugira ngo ingano zimere neza tuzisura kenshi. Ibi byatsi byose mubona byamezemo tukagenda tubirandura tukabikuramo kugira ngo igihingwa kibashe kubaho neza, kidahangana cyangwa se kitarwanira intungagihingwa n'ibi byatsi byose biba birimo. Kandi nanone ibi byatsi bishobora no gucura amazi ingano, bikaba ari ikibazo, byatuma tugira umusaruro mubi. Twebwe duhinga dushyizemo tekinike kubera ko dufite ubumenyi mu buhinzi, ari nacyo gituma tubikora tubikunze, kuko tuzi ko ni umwuga wacu. Ntabwo twareba inzara ngo irinde kwica abantu kandi duhari. Tugomba kuzana bwa bwenge bituma dusarura cyangwa se twongera umusaruro ukazamuka ku buryo dushobora kubona umusaruro mwinshi ku buso butoya, kuko ubutaka bugabanukaho kwiyongera kandi abaturage bagomeza kuzamuka. Rero nk'urubyiruko ntabwo byoroshye kwigurira umurima ku giti cyacu, ariko birashoboka ko dushobora kwegera ba bandi bayifite, hanyuma tukaba twabaha ku mafaranga makeya cyangwa se tukanabatira. Ndetse hari n'ubutaka dufite twatijwe n'akarere ka Nyaruguru mu bisigara bitahingwaga cyangwa se mu mirima yapfaga ubusa. Nawe birashoboka ko mu karere kawe haba hari ubutaka budafite icyo bukora, ukaba wakegera ubuyobozi bakabatiza. Birashoboka rwose kuko dufite ubuyobozi bwiza kandi bushaka kurwanya inzara mu gihugu, kandi tuzabigeraho. Turabashuje mwe mukomeje gukurikira ibiganiro by'ubuhinzi. Hano turi mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Ruheru, aho twasuye umuhinzi w'ingano, akaba ari n'urubyiruko. Hari benshi bajya bavuga yuko urubyiruko ibigendanye n'ubuhinzi badakunze kubyitabira. Murakoze cyane Umujyojyo Info kudusura kuri uyu munsi. Mu by'ukuri aha ni mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru akagari ka Kabere. Rero tukaba tuhakorera ubuhinzi bw'ingano. Mbere yo gutangira, amazina yanjye ni Byumvuhore Pierre, nkaba narize ubuhinzi, ndi urubyiruko rwize ubuhinzi muri secondaire, nkanabiga no muri kaminuza, afite icyiciro cya kabiri mu buhinzi. Mu by'ukuri ubuhinzi kugira ngo tubukore bisaba kuba ubukunze, kandi nanone ikindi bigasaba kuba wiyemeje gukora. Ubuhinzi ni ugukora, ntabwo ari hahandi wimerera uko ubonye ngo uzabone inyungu. Yego. Ni ukuvuga ngo bisaba gukora, ugahaguruka, ukita ku bihingwa byawe, ugashyiramo ndetse n'ubwenge kugira ngo ubashe kugera ku musaruro uhagije. Mu by'ukuri aha duhinga ingano. Aha mubona ukomeza iriya hirya hose, ni ku buso bungana na hegitari 2.5 twahinzeho ingano. Dufite n'ikindi gice kitari kuri iyi site nacyo kingana na hegitari twahinzeho ingano, n'ikindi kiri mu kandi kagari nacyo kingana na hegitari 1.5. Ariko mu by'ukuri ntabwo duhinga ingano gusa, duhinga n'ibirayi, aho ndetse cyane cyane dukora ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi. Ubu tukaba dufite nibura hegitari 4 zihinzeho ibirayi, naho bishoboka twaza kuhagera. Kandi nanone tukaba dufite imbuto y'ibirayi ya Kinigi iri mu kigega itegereje kumera. Ahangaha turi kuganira ku gihingwa cyangwa se ku buhinzi bw'ingano. Nkawe nk'urubyiruko, Yego, ni iki cyaguteye inspiration cyangwa se ni iki cyatumye winjira mu buhinzi bw'ingano? Yego, murakoze cyane. Mu by'ukuri cyatumye njya mu buhinzi bw'ingano, icya mbere ubuhinzi narabwize, icya kabiri ubuhinzi ndabukunda, ubundi niwo mwuga wanjye. Ni ukuvuga kandi ikindi, iyo urebye ubwiyongere bw'abaturage biri ku isi, by'umwihariko no mu Rwanda, ubona ko abaturage twiyongera ariko ubutaka butiyongera. Bisaba rero ko ubuhinzi tubujyamo nk'abahanga cyangwa se abazi iby'ubuhinzi, tugakora ubushakashatsi tukazamura umusaruro, kuko
ibyo kurya birakenewe cyane kandi ubutaka ntabwo bwiyongera. Yego. Ubundi ubuhinzi bw'ingano muri iyi regiyo burahera cyangwa se burakorwa mu gice cya Nyaruguru na Nyamagabe. Ingano zirahera. Ni ukuvuga ngo uko ingano tuzitaho, icya mbere ni ugushaka imbuto nziza. Twamara kubona imbuto nziza tugategura umurima wacu, nanone tugategura n'ifumbire nziza yaboze neza kugira ngo cya gihingwa cyacu kizabashe kuduha umusaruro cyangwa se nacyo kibashe kubaho neza. Mu by'ukuri ingano iyo uzitera ubanza guca utugende cyangwa se imisitari cyangwa se nk'ibyo twakwita ibinogo ariko mu buryo burambuye bw'udusitari cyangwa se utugende. Hanyuma warangiza ugashyiramo ifumbire mborera. Warangiza gushyiraho ifumbire mborera hakurikiraho gushyiraho imvaruganda. Wamara gushyiraho imvaruganda ugashyiramo ingano. Ariko birashoboka ko mu gutera imvaruganda n'ingano ushobora kubivanga kugira mu buryo bukoroheye. Kuri hegitare ufata ibiro 100 by'ingano ukavanga n'ibiro 100 bya DAP. Hanyuma ugashyiraho agataka. Nyuma y'iminsi 7 cyumweru ingano ziba zameze. Hanyuma hagakurikiraho igikorwa cyo kuzitaho. Kuzitaho no kubagara bwa mbere no kubagara bwa kabiri. Hanyuma wabona ingano zawe zitari kwitwara neza ukaba washyiraho imvaruganda ya ire ukongera ukazibagara. Ugomba gusura umurima wawe w'ingano kenshi kugira ngo uzirinde igihombo cyaterwa n'uburwayi cyangwa se n'ibindi byonyi. Hanyuma iyo ibyo birangiye mu mezi 4 ingano ziba zeze ugasarura, ukaba warateguye ahantu ho kuzihurira. Hanyuma ukazihura ukanika, zamara kuma neza ukazishyira mu buhunikiro cyangwa se ukazijyana ku isoko. Murakoze cyane. Tutaragera wenda ku buhunikiro, umuntu utazi gutandukanya ingano n'umuceri uko biterwa, yego, dushushanyirize iyo sura utubwire n'itandukaniro ry'uko bahinga umuceri n'uko bahinga ingano. Yego, mu by'ukuri uko bahinga ingano n'uko bahinga umuceri biratandukanye. Ni ukuvuga kenshi imiceri tumenyereye ihingwa mu gishanga, ariko ingano zera imusozi, ndetse akenshi iyo uzihinze mu gishanga ntabwo zishobora kwera, kereka nibura utomboye kikaba ari mu gihe cy'izuba aho zishobora kuhera. Ariko nubwo tugira n'umuceri w'imusozi, ariko bifite aho bitandukaniye. Mu by'ukuri urumva ko igihingwa cy'ingano gikenera amazi makeya ugereranyije n'umuceri. Ariko tumenyereye, bitavuze ko n'umuceri hatari uwera imusozi. Tugira umuceri bita upland rice, umuceri wera imusozi. Nawo mu Rwanda watangiye kuhagera mu bushakashatsi urimo. Ariko n'igihe cyo kwera ntago bingana. Ni ukuvuga ingano zerera amezi 4 cyangwa se 3, hagati ya 3 n'4, ariko umuceri ushobora no kugeza ku mezi 6, 5. Ikindi nanone iyo ureba ku mahundo yazo, ku mahundo y'umuceri cyangwa se nuko umuceri usa, iyo ureba ku gishishwa cy'umuceri n'ucy'urugano ntago bimeze kimwe. Icy'urugano kiroroha ariko icy'umuceri kirakomera. Ikindi nanone niyo ureba isura yawo, ingano akenshi ziba zijya kuba umuhondo cyangwa se nka kaki, ariko umuceri ni umweru. Yego. Nkawe noneho w'urubyiruko, ni iki cyatumye weho noneho ufata umurongo w'ubuhinzi? Yego. Mu gihe urundi rubyiruko noneho rwo rwumva yuko. Yego. Murakoze cyane. Ubuhinzi nkora mbukora mu buryo bwombi, haba mu buryo bwa kinyamwuga ndetse nkoresheje n'ikoranabuhanga. Kuko n'imbuga nkoranyambaga turazikoresha mu kwamamaza ibihingwa byacu cyangwa se umusaruro wacu kugira tuwubonere isoko. Kuko nk'ubu dufite YouTube, dufite ntago ari channel, dufite website, dufite Twitter, ducishaho ya makuru y'ubuhinzi bwacu, ku buryo kutubona biroroshye mu ikoranabuhanga, no kugera ku isoko biroroshye. Kandi nanone ikindi, impamvu tubikora kinyamwuga, twebwe duhiga dushyizemo tekinike, kubera ko dufite ubumenyi mu buhinzi, ari nacyo gituma tubikora tubikunze, kuko tuzi ko ni umwuga wacu. Ntabwo twareba inzara ngo irinde kwica abantu kandi duhari. Tugomba kuzana bwa bwenge bituma
dusarura cyangwa se twongera umusaruro ukazamuka ku buryo dushobora kubona umusaruro mwinshi ku buso butoya, kuko ubutaka bugabanukaho kwiyongera kandi abaturage bagomeza kuzamuka. noneho hari urubyiruko rumwe rwumva yuko ibintu by'ubuhinzi ari ibya analogue cyangwa se ubuhinzi ari iby'abantu ba kera. Yego. Ndetse abantu bahinga ari bantu babuze icyo gukora. Yego. Weho noneho ni iki wababwira noneho? Yego. Icyo nababwira ni uko ubuhinzi muri iki gihe tugezemo, ubuhinzi bufite amafaranga. Ubuhinzi bukozwe neza, bwashyizwemo ishoramari rihagije, ubuhinzi bwitaweho bushobora kuguha amafaranga aruta ayo mu bindi bice byose cyangwa se mu zindi segiteri zose. Gute? Ni ukuvuga ngo ndaguha urugero, wenda uhinze hegitari y'ingano. Hegitari y'ingano ushobora kubona umusaruro hagati nibura ya toni 3 na toni 5. Nibura uteye imbuto zingana n'ibiri 100. Ibiri 100 nibura ntabwo biragutwara amafaranga arenze 150 zaguhenze cyane. Hanyuma ushyireho ibiri 100 by'ifumbire mvaruganda, nayo itarengeje 72,000 kuko ari dapu. Hanyuma ushyireho imborera itarengeje nayo 400 wenda, uteye forufe utiriwe ukarikira cyane, ushyireho abakozi. Iyo ubaze umusaruro wa toni 5 cyangwa se tuvuge nke 3, hanyuma ubonye toni 3 ukazagurisha nibura kuri 700, urumva n'amafaranga make wabugurishijeho, bishoboka ko icyo gihe umusaruro wabaye mwinshi mu gihugu. Urabona miliyoni 2,100,000 ukuremo depanse. Nta depanse yo kungano wagezaho yarenza miliyoni nibura. Urumva nukunguka mangana. Ese ingano bazihinga mu yahe masezo? Yego. Murakoze cyane. Ubundi no kuvuga ngo twebwe urwego tugezeho nuko nta gihe cy'ihinga kibaho. Yego. Igihe cyose ni ikihinga kuko dukenera kurya igihe cyose. Ahubwo ndahinga nte? Nimba amazi adahari ndakora iki ngo nge nyabone? Ubundi tugomba guhinga tudategereje imvura. Nibwo buryo bwiza. Tugahinga igihe cyose kugira duhore tubona umusaruro cyangwa se bya biribwa dukeneye. Nuba umucukura ibidamu. Ducukura ibidamu cyangwa se tukifashisha ubundi buryo bwose bushoboka. Kuko biratangaza kubona umuntu ashobora kuba afite amazi hafi aho akavuga ngo ategereje imvura. Ni ikibazo. Agomba kuvomerera, akoresha uburyo bushoboka, yakoresha uburyo busanzwe buri gakondo cyangwa se yakoresha amamashini. Yego, ku buryo ashobora kuhira ibihingwa byiwe. Mu by'ukuri mbere yuko twe duhinga tubanza gushaka amasoko, ko tuhinga kinyamwuga. Mu buryo bw'amatsiko, ese izi ngano zawe iyo muri sezo imwe, yego, ukuramo umusaruro ungana iki ugereranyije wenda tubibaze mu kigero cy'amafaranga? Yego. Yego, murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko twayibonye, hegitare yeraho nibura toni 3 hagati aho ngaho. Ubu ni ukuvuga ngo hano dufite hegitare 2 n'igice, ntabwo dushobora kubura nibura toni 8 twahombye. Yego. Ubu bivuze ngo mu buryo bw'amafaranga ntabwo dushobora kubura inyungu nibura ya miliyoni kuri sezo imwe. Yego. Sezo imwe bigizwe n'amezi angahe? Nkuko tuzi ko babamo mu mwaka habamo amasezo atandukanye. Sezo y'ingano ibimeze kimwe na sezo yo guhinga ibigori, ibishyimbo, ibirayi. Dusobanurire ingano zihingwa mu yahe masezo? Yego, murakoze cyane. Ubundi mu buryo busanzwe ingano zihingwa muri sezo A na sezo B, ariko abenshi bagahinga ingano muri sezo B. Ariko twebwe sezo zose dushobora kuzikora. Ku bihingwa byacu byose tugira twebwe dukora amasezo yose. Ndetse birenga no kuba amasezo tugahinga umunsi ku wundi. Yego. Ariko no kuvuga ngo usanzwe ahinga sezo A na sezo B, abenshi igihe cy'ingano nyinshi kikaba sezo B. Yego, ko muri aka gace abenshi bahinga muri sezo B. Sezo B rero itangira mu kwa 9 ikarangira mu kwa 5. Murakoze cyane. Icyo nasaba RAB cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi, ni ukuvuga ngo nukongera iyamamaza buhinzi, aho ibice byeramo ingano bagahinga ingano nyinshi kandi bakabona
imbuto zihagije ku gihe kandi zujuje ubuziranenge zishobora guha abahinzi umusaruro mwinshi. Ikindi ni uko hakongerwa ubushakashatsi ku buryo nibura no mu bindi bice bisanzwe by'igihugu hashobora kubona ubwoko bw'ingano bushobora kwera muri ibyo bice kuyo tubashe kugira ingano nyinshi mu gihugu. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Ku kijyanye n'inganda ho nta kibazo kinini kiragaragaramo kuko nk'uko tubibona umusaruro nturaba mwinshi ngo tubure aho kuwushyira. Yego. Kuko mu majyepfo dufite uruganda rwa Nyamagabe rw'ingano narwo umusaruro ntabwo uhagije. Ikindi twigeze kugira isoko rya Zamu ariko nayo ntabwo twabashije guhuza n'ibyo rukeneye bitewe n'uko abahinzi turi guhinga nabi. Ntabwo ingano turi kuzitaho uko bikwiye ngo tugere kuri bwa bwiza bakeneye cyangwa se ya karite bakeneye. Bivuze ngo mbere na mbere tubanze duhinge cyane hanyuma izo nganda zizeho zifite ibyo gutunganya. Mu by'ukuri ubundi abahinzi benshi bazi ko ingano zitabagarwa. Ubu noneho bigeze no ku rundi rwego gutera ingano basigaye batera nta mborera bashyizemo. Bivuze turi kujya hasi mu musaruro. Ahubwo icyo tugomba gukora ni iki? Ni uko tugomba kumenya ko igihingwa cyose cyitaweho kandi cyahawe intungagihingwa zikenewe zose. Ni ukuvuga ngo rero icyo tugomba gukora ni uko tugomba gukora bya bikorwa byose bikorerwa ingano, ari ukuzitera dukoresheje ifumbire mborera ndetse n'ifumbire mvaruganda, ari ugushaka ya mbuto nziza iturutse ahantu hizewe ku mutubuzi ubifitiye uburenganzira, ari ukuzibagara dukuramo bya byatsi byamezemo, ari ukuziha ya fumbire nanone yo mu ibagara ya ire, ndetse no kurwanya ibyonnyi. Ibyo byose byadufasha kugera ku musaruro mwiza. Murabona ko uyu ni umurima umwe mu mirima yose twabonye. Urabona ikoze mu buryo bw'amaterasi, twarwanyije isuri twifatanyijemo na leta. Ariko mu by'ukuri kugira ngo ingano zimere neza tuzisura kenshi. Ibi byatsi byose mubona byamezemo tukagenda tubirandura tukabikuramo kugira ngo igihingwa kibashe kubaho neza, kidahangana cyangwa se kitarwanira intungagihingwa n'ibi byatsi byose biba birimo. Kandi nanone ibi byatsi bishobora no gucura amazi ingano, bikaba ari ikibazo, byatuma tugira umusaruro mubi. N'ibi bindi byose muba mubona byamezemo nk'ibindi bihingwa, ibirayi, kuko ubushize twari twahinzemo ibirayi dusabwa kubirandura. Hari aho usanga rero umuhinzi ashobora kubirekeramo ngo nabyo azabisarure, ariko ntabwo ari byo. Uba ugomba kubirandura ugasigazamo cya gihingwa cyawe cy'ingano wateye kugira uzabashe kubona umusaruro mwinshi. Mu by'ukuri rero umuhinzi wese asabwa kubyitondera, kuko iyo atabagaye ingano ze ntabwo ashobora kubona umusaruro uhagije nk'uko bikwiye. Wagerageza ukanabagara rwose. Ubu ngubu turi mu murima. Yego. Ubu ngubu hano urabona ko iyo uri kuzitaho biba byiza cyane. Turaza no kureba, ubundi turi mu ibagara rya kabiri, turaza kugeraho turi kubagara. Aha ntabwo turahagera, ariko mu by'ukuri ibagara rya kabiri turi kurikora. Ubwa mbere twari twabanje gucamo nabwo tubagara kugira ngo zibashe guhaguruka neza. Yego, mu by'ukuri n'ubundi zerera hejuru kuko ingano ni ibinyampeke. Yego, ingano ni ibinyampeke. Hano hazamukamo imitwe, mo hano hagati hazamukamo imitwe. Ubu mu minsi iri imbere turaza kuba tuyibona. Nari mbonye akantu kameze. Yego, aka kaba kameze nk'umuceri, ariko ingano ntabwo ziba zimeze gutya. Iyo ibisongoye neza. Ariko hakazahita aho kugira ngo rugume ari ururabo, hahita hazaho utuntu twipfundika ari two tuzazamo za ngano, ariyo bita amahundo. Yego, nk'uko mubibona rero dufite ubuso bunini, ariko mu by'ukuri ubutaka ntabwo ari ubwacu, turabukodesha. Tureba abantu bafite ubutaka bunini, tukabasha kubaha ku mafaranga makeya, hanyuma tukihingira za ngano zacu. Icyo gihe tuba tubahaye amafaranga bakabaho, natwe tukabona imirima tugahinga, tukabasha kugera kuri wa musaruro wacu ndetse n'amafaranga. Rero nk'urubyiruko ntabwo byoroshye kwigurira umurima ku giti cyacu, ariko birashoboka ko dushobora kwegera ba bandi bayifite
hanyuma tukaba twabaha ku mafaranga makeya cyangwa se tukanabatira, ndetse hari n'ubutaka dufite twatijwe n'akarere ka Nyaruguru mu bisigara bitahingwaga cyangwa se mu mirima yapfaga ubusa. Nawe birashoboka ko mu karere kawe haba hari ubutaka budafite icyo bukora, ukaba wakegera ubuyobozi bakabatiza. Birashoboka rwose kuko dufite ubuyobozi bwiza kandi bushaka kurwanya inzara mu gihugu, kandi tuzabigeraho. Turabashimiye mwe mwari mukomeje gukurikira ikiganiro cy'ubuhinzi, aho twasuye urubyiruko ruhinga ingano hano mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Naho ubutaha, kandi mukomeze gukurikira ibiganiro tubagezaho.